izi nzozi nazirose ngo hari mu gitondo nari mvuye gusenga muri Nibature, hanyuma ngeze muri quartier ngura utuntu tw'imineke muri boutique ndushyira mu gikapu, ndimo ndazamuka nsa nkugana mu rugo. Insina yari iriho agatoki gahishiye kameze neza rwose, gasa neza pe, gahita kanyikubita imbere. Hanyuma ndakareba ndavuga se ncaho agaseri nkijyane cyangwa se mpamagare ba nyiri icyo gitoki, cyane ko hari ku muhanda ariko nta bantu benshi bari bahari, uretse undi muntu umwe narebaga ruguru yanjye gusa, nta bandi bantu bari bahari. Nsigara muri ibyo bintu byo gutekereza gutyo, mba ndakangutse. Gusa nakangutse nishimye, meze neza, nta gihunga, nta bintu byo gushikagurika, nakangutse nishimye pe. Niyo mpamvu mba nagize impungenge ngahita mvuga reka ndebe kuri YouTube wenda ko haba hari umuntu waba warabivuzeho menye ibyo ari byo. Ubusanzwe wakwibaza ngo ese kurota umuneke uwo ari wo wose upfa kuba ari umuneke byaba bivuze iki cyangwa se byaba bisobanuye iki mu nzozi? Ubusanzwe kurota umuneke mu nzozi cyangwa se umuneke mu nzozi uvuze umugisha, uburumbuke n'iterambere. Ibyo bintu ubyumve neza cyane, umugisha, uburumbuke ndetse n'iterambere. Abantu benshi bakunda no kurota basenga. Uhita wibaza ngo ese kurota usenga cyangwa se gusenga mu nzozi byo byaba bishushanya iki cyangwa se byerekana iki? Ubundi gusenga kenshi biba ikimenyetso cy'ubutunzi bw'umwuka cyangwa se ukwiyegereza Imana. Umwe mu bakunzi bacu yaratwandikiye aratubwira ati ngiye kabisa muri iyi minsi ndi kugenda ndota inzozi zerekeye ku mineke. Yes, rero umva ashaka kumenya ibintu bijyanye n'imineke, ariko we ngo yarose ngo hari ukuntu ngo agiye kuri boutique agura imineke, ndetse ageze no mu nzira abasha kuba yabona indi mineke. Muri make imineke yaraje cyangwa se yabonye imineke inshuro irenze imwe mu nzozi. Wakibaza ngo ese bisobanuye iki? Byose ngiye kuba nabikubwira, ndaza no kukumvisha ijwi rye ry'ukuntu byamugendekeye muri izo nzozi ze, ubashe kumva ukuntu byagiye bigenda. Reka byose mbikuramburire, ndibagezaho ubusobanuro bw'inzozi bugiye butandukanye. Mwebwe icyo muba musabwa no gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bandi bantu benshi cyane, kandi natwe tubone umusaruro. Iyo kandi subscribe natwe uri kugenda uduha umusaruro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ya rero wanabona ukunze inkuru yacu ugakora like, ugakanda kuri like kabisa, biba ari byiza cyane, byiza then wundi wabona refresh cyane ukayisangiza abandi bantu bagiye batandukanye. Hello, what's popping Kigali, it's your boy Hatari Aizo. Umwe bakuguye, umwe bavuze mumvikana hirya nino, inshuti y'abadamu ndetse n'abakobwa. Komi the number 1, komi the wagwan, komi Starboy, komi CEO, komi the nyirabyo. Je suis général w'Kigali, komi Aizo and place on Michael wabyanga wavyemera. Yes, mba nigarukiye hano ngo nongere mbahereze ibintu byiza cyane nkuko nabyiyemeje. Mwese ndabasuje aho muri mwese inshuti zanje. Nishimiye kongera kubasangiza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi turasesengura inzozi idasanzwe y'umukunzi wacu yadusangije. Yatubwiye ko yarose yifuza ko yamenya ikihishe inyuma y'izo nzozi yabashije kuba yarota. Yes, ngo yagize urugendo rutangaje nyuma yo kuva gusenga. Ese iyo nzozi ifite ubuhe busobanuro cyangwa se iyo nzozi isobanura iki? Ese hari ubutumwa bwihishemo? Reka dusesengurire hamwe akantu ko kandi. Ngo hari mu gitondo umujene avuye muri Nibature gusenga cyangwa se ya masengesho ya mu gitondo. Ya rero uwo mugabo ngo yari afite igikapu, then aragenda agera kuri boutique, ageramo agura imineke ayishyira mu gikapu arataha. Mu gihe ari kuzamuka mu nzira ari wenyine ngo bizakurangira, ngagiye kubona abona akandi gatoki gahiye neza cyane cyangwa se igitoki cy'imineke kimwikubise imbere. Arareba abura aho kivuye, yewe ngo ashakana ba nyiracyo abasha kuba yababura cyangwa ntiyababona, ngo ko dore ko mu muhanda ngo harimo abantu bake cyane bashoboka. Imineke ngarayirita nyine arayireba, arayitegereza, arakomeza arayireba cyane nyine, umutima umubaza ati si imineke tuyitware tuyireke bigende bite, dukora iki se basi tuyihe ba nyirayo? Nabwo akareba ba nyirayo ngo abasha kuba atababona. Ya rero muri uko kugenda avugana n'umutima wiwe ngo biza kurangira akangutse. Ko kandi muri iyi minsi ari kugenda arota inzozi zisa nkaho ari nk'ubutumwa cyangwa se zisa nkaho zifite ikintu zigenda zimubwira muri make cyangwa se zigenda zimwereka. Ariko mu by'ukuri urumva ko inzozi ziba zirimo kugenda zibanda ku kintu cy'imineke. Wahita wibaza ngo ese ubusanzwe imineke isobanuye iki mu nzozi?
Ibi ngibi nabyo ndaza kino kiganiro nkwijeje yuko kibuze kurangira umenye ubusobanuro bw'imineke, umenye ngo iyo urose imineke ihiye imeze neza bishatse kuvuga iki. Ubwo rero ubwo butumwa cyangwa se izo nzozi nizo umukunzi wacu yarose, tugiye kurebera hamwe akantu ku kandi tumenye ese izi nzozi zisobanuye iki cyangwa se ibi bintu yarose bivuze iki. Ndakubwira ngo wowe ntuze kuba wajya kure, ubwo byose tubiganireho bikomeze kuba byagenda neza cyane. Yes, ngende Aizo. Yes, guturika i Kigali mu Rwanda rero nizere ko mwese mumeze fresh, kandi niwumva ino nkuru yacu ikuryoheye cyane ukande like, ukore subscribe, share ndetse na comment. Ujye muri comment urwandikira tubwire ngo ni fresh cyane, kandi nimba nawe ufite inzozi nyamuneka ntuze kuba watinda uze kutwandikira cyangwa se unaduhamagare utubwire inzozi warose, tubigufashemo tugufashe kumenya icyo inzozi zawe zisobanuye, dore ko inzozi ziba ari ikintu kidasanzwe ku bantu benshi. Hari benshi bazifata nk'ubutumwa, ubuhanuzi cyangwa se ubushishozi, kandi nanone hari byinshi dukunda gusuzugura ariko bikagira icyo bitubwira. Inzozi ni kimwe muri byo. Iyi nzozi irimo ibimenyetso bikomeye cyane, nko gusenga bisobanuye umubano n'Imana cyangwa se kwiyegereza Imana. Imineke ikavuga umugisha cyangwa burumbuke, bakundi twabivuze haruguru. Kugura imineke bivuze kwitegura kwakira ibyiza. Igitoki kimugwa imbere cyangwa se igitoki cy'imineke kimugwa imbere, amahirwe atunguranye, icyo bivuze. Ushaka nyirabyo akamubura cyangwa se nyiracyo akamubura. Ibi bishatse gusobanura ngo ikintu cyiza kije kitari kigenewe undi ahubwo ari icyawe. Rero ku busobanuro burambuye ngo inzozi nk'izi zishobora kuba ubutumwa buva ku Mana cyangwa se ku mitima yacu, butwereka ko hari igisubizo kiri hafi yacu. Bigasobanura kandi nanone ngo umugisha uri ku nzira yawe, kandi ntugomba kuwusubiza cyangwa se kuwushakira abandi, kuko ni wowe wawuteguriwe kuwakira. Kandi kuba yaravuye gusenga bivuze ko uwo mugisha ashobora kuba ari ibisubizo by'amasengesho yiwe, cyangwa se amasengesho ari gusenga muri iyi minsi. Uko byagenda kose Imana irimo kumwumva. Yes, reka mpite njya ku ngingo eshatu nifuje ko twaganiraho kugira ngo dukomeze kumenya akantu ku kandi ku bijyanye n'izi nzozi umuvandimwe wacu yarose. Ingingo ya mbere, aca ku iduka agura imineke ashyira mu gikapu. Ingingo ya kabiri, agenda mu nzira wenyine. Ingingo ya gatatu, abona agatoki k'imineke gahiye neza kamugwa imbere. Reka rero dusobanure izi ngingo uko ari eshatu duhereye ku ya mbere. Ngo aca ku iduka agura imineke ashyira mu gikapu. Imineke mu nzozi ivuze umugisha, uburumbuke n'iterambere. Kugura imineke kandi akayishyira mu gikapu bishobora gusobanura ko hari ibintu byiza ari kwitegura cyangwa se yakiriye, ngo bishobora kuba birimo amahirwe cyangwa se inyungu yitegura kwifashisha mu buzima busanzwe cyangwa se mu buzima bwe bwa buri munsi. Rero tugende ku ngingo ya kabiri, ngo agenda mu nzira wenyine. Kuba uri wenyine mu nzozi bishobora kuvuga ko uri mu rugendo runaka rw'ubuzima rutoroshye, aho uba ukeneye ubwenge, ubwirinzi cyangwa se gusenga kugira ngo ubashe kugenda neza cyane. Ariko nanone bishobora kugaragaza kwigenga, kwigira cyangwa se urugendo rwihariye. Ingingo ya gatatu, ngo abona agatoki k'imineke gahiye neza kamugwa imbere. Ibi ni ibimenyetso bikomeye cyane. Iyo ikintu cyiza kikakugwa imbere mu nzozi bivuga ko hari amahirwe, umugisha cyangwa se igisubizo gikomeye kigiye kukugeraho mu buryo utateganyaga cyangwa se mu buryo nyine busa nkaho bugutunguye. Ngayo nguko rero igikubiye muri izi ngingo zacu eshatu, ndizera ko ucyumvise neza cyane. Icyo navuga cyo nuko zino nzozi ari nziza kuri uyu muntu. Uwo muntu wazirose ni umunyamahirwe uko byagenda kose. Rero muri rusange iyi nzozi ishobora gusobanura ko hari umugisha cyangwa se amahirwe agiye kumugeraho atunguranye, kandi ubwo nibwo buryo Imana ishobora kuba iri kumusubiza amasengesho ye. Kandi nubwo uwo mugisha usa n'uwaguye aho, niwe uwugenewe, nta n'undi yawutwara cyangwa se nta n'undi wabasha kuba yagenerwa uwo mugisha uretse nyirawo, uwo nguwo agatoki k'imineke kaguye imbere. Rero ubutumwa twahereza uyu mukunzi wacu cyangwa se uyu muntu watwandikiye, komeza usenge, ukomeze kwizera no kwitegura kwakira ibintu byiza biri imbere, kuko byashoboka ko hari igisubizo cyiza cyangwa se ikintu gikomeye kigiye kukugeraho. Ukomeze
dusenge kandi ukomeze wizere Imana nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, bigomba kuba byagenda neza cyane. Ari nako tugenda tugera ku musozo w'ikiganiro cyacu cyangwa se ku musozo w'inzozi zacu, twizera ko mwese aho muri mwebwe mwadukurikiye mwamaze kuba mwanezerwa cyangwa se mwishimiye iki kiganiro twabakoreye, ndetse by'umwihariko n'uyu muntu wadusabye ko tumusobanurira, nizere ko hari icyo yumvishe cyangwa se icyo akuyemo ahangaha, kuko hano hantu harimo ubutumwa bukomeye cyane. Ngewe icyo mbashije kuba nakishimira nuko yarose ibintu by'imineke, kandi ibintu kuri mineke ni umugisha cyane. Ndakubwiye ngo ni umugisha uri wose, wumve ko Imana igukunda kandi iwoza ku mutima uko byagenda kose. Yari kubwira ngo ukore subscribe nimba wakunze kino kiganiro cyacu, ni ukuri ujye kurishya ukoreshe kugira ngo ugisangize abandi bashuti bawe nabo bumve uburyohe buri mu nzozi barota. Rero nkomeje kugenda mbashimira cyane, mbashimira kabisa, mwarakoze cyane, dore ko dufite gahunda yo kuba twakuzuza subscribe 10,000, ariko turacyari hafi mu 1,000 urumva dufite akazi kenshi cyane. Rero icyo mbasaba no gukora subscribe no gusharinga kabisa bino biganiro bikajya bigera ku bandi bantu benshi bagiye batandukanye, kugira ngo bikomeze kugenda neza cyane. Rero nimba bakunze muri yacu, ni ukuri ni by'agaciro cyane. Reka duhure ubutaha, ndabakunda cyane. Ibiyemo nyandikira ibiganiro cyangwa se umpamagare. Hasta la vista people.